Reka nongere mbasuhuze cyane ndetse mbahe ikaze ku makuru mashya Plus. Ni amakuru agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'i Kinshasa. Mbere na mbere tukababwira amakuru avuga ko abadepite bahagarariye Kivu ya ruguru ndetse na Ituri bikuye mu mirimo y'inteko ishinga amategeko iri i Kinshasa, ndetse tukaza no kugaruka ku mirwano ikomeye cyane yasakiranyije ihuriro rya M23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo mu gace ka Buhimba, nyuma y'amakuru y'uko aba barwanyi ba M23 bamaze kuba babona umushahara wa mbere, mbega nk'abasirikari b'umwuga barwanira uruhande rwa M23. Nongera kukwibutsa gukanda subscribe, ni ubufasha bukomeye cyane uba uduhaye. Bidatinze reka duhere ko aya makuru y'i Kinshasa, amakuru avuga ko abadepite bo ku rwego rw'igihugu batowe baturutse mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri bahisemo gusohoka imirimo y'inteko ishinga amategeko mu rwego rwo kwereka bagenzi babo ko bafitanye ibibazo mbega na guverinoma, cyangwa se batitaye ku bwicanyi intambara bibera mu duce batorewemo. Ubona neza ko abo bandi baturuka mu tundi duce batari guha agaciro cyane ibyifuzo byabo baturuka muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri, bitewe n'uko babona ko abo bagenzi babo batari kugaragaza impuhwe cyangwa se kugerageza kuba bakemura ikibazo cy'abaturage b'Abanyekongo, by'umwihariko bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri. Ibi rero byabaye kuri wa gatandatu ejo hashize tariki ya 13 Kamena, ubwo aba badepite bafashe umwanzuro wo guhagarika ibikorwa byabo mu nteko ishinga amategeko, bamagana ubushake buke bwa politike mu gusuzuma umusaruro w'icyerekezo cya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo cyo gushyira mu bihe bidasanzwe Kivu ya ruguru ndetse n'intara ya Ituri zikayoborwa n'igisirikare mu byiswe Etat de Siege kuva mu mwaka wa 2021. Imirimo y'inteko yaberaga mu muhezo mu nama idasanzwe arimo ba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, minisitiri w'ingabo na minisitiri w'ubutabera, biga kuri kiriya kibazo cyo kuyobora gisirikare ziriya ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri, ahanini bijyanye n'imirwano ikomeje kubereyo. Ubona ko ubuyobozi bwa gisivile bushobora kuba butageza ku byifuzo bya leta ya Kinshasa. Abadepite rero baturuka muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri bavuye mu cyumba cy'inama barasohoka mu rwego rwo kwigaragambya, bagaragariza bagenzi babo ko kiriya kibazo kitari kwitabwaho neza, mbega kugira ngo kibe cyatorerwa umuti wo kugira ngo babe bakomeza kugerageza guhangana n'iri huriro rya M23 n'abandi bahanganiye muri turiya duce bitwaza ko harimo intambara, mbega bakaba bakaka ubuyobozi abaturage. Radio Okapi ivuga ko Furaha Uma Daniel watorewe mu ntara ya Ituri ahitwa Maragi ndetse na mugenzi we Safari Nganizi Jacques watorewe muri Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru baneze imyitwarire y'abagenzi babo bava mu zindi ntara, ubona ko batari kwita cyane ku bibazo by'izi ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri. Uyu Furaha Uma Daniel yagize ati turi hano kugira ngo tugaragaze akabaro ko ku myitwarire ya bagenzi bacu bo mu zindi ntara bananiwe kumva uburemere bw'ibibera mu burasirazuba bw'igihugu cyacu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze kandi ko nta mpaka zifatika zigibwa ku kibazo cy'umutekano muke, avuga cyane ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, awashinja u Rwanda gutera Kongo, gusa ibirego u Rwanda rukaba rwaragiye rubihakana kenshi cyane, ndetse ikindi kibazo kikaba ari icya ADF komeza kwica abantu benshi cyane inzirakarengane mu turere twinshi two mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri, cyane cyane Ibeni, Mambasa ndetse na Irumu. Mu magambo ye yagize ati niba abaturage barimbuwe ninde uzadutora? Nyuma ya byose se ninde tuzajya tubwira duhagarariye? Numva ko wowe arimo agaragaza neza ko nibizi intambara zikomeje muri Ituri ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, abaturage bagakomeza kwicwa, nta muturage bazaba bahagarariye, mbega nta baturage bazaba bakibarizwa muri tuno duce, biga akora nta n'impamvu tugomba kuba twagira ba minisitiri mu nteko ishinga amategeko. Uyu Depite Jacques Safari Nganizi kandi yagaragaje ko yagiye akurikirana uko ibintu byagenze nyuma yo gushyiraho ibihe bidasanzwe muri Kivu ya ruguru ndetse na Ituri, ndetse ngo kuva igihe gishize abadepite bagiye bifuza ko baha impaka zijyanye nabyo, ariko ntibibe mbega ntibishyirwe mu bikorwa kugira ngo babe babiganiraho
babishakire umuti urambye. Mu magambo ye yabisobanuye agira ati kuva muri 2021 umwaka Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko igihugu kigoswe, twasabye impaka ku nteko ishinga amategeko kugira ngo tuyisuzume, ariko twasanze izo mpaka zidashobora kuba ku mugaragaro. Uyu mudepite yavuze ko yatunguwe cyane cyane n'icyemezo cyafashwe mu nama yo mu muhezo, aho yongeyeho ati twababajwe cyane no kubona ko bagenzi bacu batoye icyifuzo cyo guhagarika impaka y'igihe twari mu nama. Kubwe iki kibazo kije nubwo ikibazo cy'umutekano gikomeje kuba imbogamizi cyane mu bice byinshi by'uburasirazuba bw'igihugu cyabo, aho yagize ati Ifasi na Beni, intara yose ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri yugarijwe n'umutekano muke. ADF irimo kwica abantu i Beni. Mu minsi ibiri ishize bateye umujyi. Uyu Jacques Savary Nganizi akaba yamaganye kandi icyo yise kutita ku bayobozi bamwe batowe bahanganye n'uburemere bw'ikibazo, agaragaza ko biriya biganiro bifuje ko byaba mu ruhame ariko ngo ntibyigeze byemerwa, ndetse kuva ziriya ntara zashyirwa mu bihe bidasanzwe zikayoborwa n'abasirikare n'ubundi nta cyahindutse. Ibitero bya M23 byakajije umurego binafata umujyi wa Goma, mu gihe umutwe wa ADF nawo wakajije ibitero byica abasivile mu majyaruguru ya Kivu ndetse no muri Ituri. Tugarutse nanone ku mirwano ikomeye cyane yasakiranyije M23 na Wazalendo, amakuru aravuga ko izi mpande zombi zacakiraniye mu mirwano yabereye i Buhimba muri grupoma ya Warowa Yumbu iherereye muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuva ejo hashize ku wa gatandatu tariki ya 13 none ubu ngubu imirwano ikaba ikijya mbere, ndetse iyi Buhimba ikaba umujyi ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru uherereye ku mupaka uhuza intara ya Walikale ndetse n'Amasisi. Amakuru dukesha Actualite.cd avuga ko imirwano yabaye nyuma yo kurasa ku birindiro bya Wazalendo i Buhimba kuri wa gatandatu nyine ahagana mu masaha ya saa 9 z'amanywa ku isaha y'iwabo y'aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'ubuyobozi abivuga, urusaku rw'ibirwanisho biremereye n'ibyoroheje byumvikanye mu birometero byinshi uvuye mu karere k'imirwano. Ubwoba buhita bukwira mu midugudu yakikije nk'uko abayobozi gakondo baho babitangaje, kubera ko iyi mirwano ikaze cyane. Abaturage rero bakaba barimo gutinya ko imirwano izamuka ikaba yabasanga mu midugudu yabo, mbega bakaba bakicwa nk'uko byagiye bigendekera abandi bo mu bindi bice, cyangwa se nabo nk'uko bigenda bibagendekera mu bihe bigiye bitandukanye. Mu cyumweru gishize umujyi wa Buhimba uvuga ko wigaruriwe n'inyeshyamba za Wazalendo zimaze kwirukanamo M23 nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu bikomeje kuba bibi kandi bihindagurika muri kariya gace, ubona neza ko hadashobora kongera kugira amahoro nyuma y'uko izo Wazalendo zahageze. Nubwo bwose M23 yaba yahagarika ibitero isigabaho, ariko nanone abaturage ntibashobora kuba babaho batuje mu gihe cyose Wazalendo zikibacungiye umutekano, mbega zikiyobora mu duce baherereyemo, cyane ko arizo zikunze kugaragaza imyitwarire mibi, zibasahura n'ibindi bikorwa byinshi cyane bibabuza amahwemo. Kandi subscribe dusubire mu kanya.